hari ukuntu uba ufite projector ariko ukawigiraho ibibazo byinshi, ukaba utazi kwihuza na laptop cyangwa desktop, cyangwa se ukaba utazi guprojecta ikintu. Ni urugero uri nko guprojecta muri classe, ugaprojecta note uri no gutegura izindi kuri projector, ibyo bari kureba wowe atari byo uri kureba, ibyo wa projects wowe uri nko gutegura izindi note kandi ukoresheje imashini imwe bitagusabye gukoresha imashini ebyiri. Ibyo bibazo byose n'ibindi waba wibaza kuri projector, muno munsi tugiye kubirebera hamwe muri ino video. Mbere yuko dutangira, kanda subscribe nimba utarayikanda, urayikinga ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment, nze tukirebe muri video ikurikiraho. Intego yanjye ni ukukwigisha ICT ugasobanukirwa ibintu by'ibanze by'ingenzi. Ibi nabyise computer skills z'ibanze buri munyarwanda wese yakagombye kuba afite kuri computer skills cyangwa se ubumenyi bwo kuri computer. Ndizera ko ino video iri buze kugufasha, nigufasha usharinge no ku nshuti zawe nazo zibashe kubimenya, zize twigane. Mfite icyifuzo cy'uko buri muntu wese wabashije kumenya YouTube channel yanjye hari ikintu azayikuraho, niyo cyaba kimwe cyangwa bibiri, ariko akagira ikintu ayikuraho. Reka uyu munsi rero mwigishe guhuza projector na laptop cyangwa se desktop na shortcut zikoreshwa mu buryo bwo kuba wakora extended, duplicate n'ibindi byose uraza kubisobanukirwa muri ino video. Ngiye tugiye kubana rero, ni njyewe IT Panda na YouTube channel ni IT Panda. Murakaza neza. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi, niwe wagiye gusiga igitekerezo cyawe muri comments. Umuntu utarakanda subscribe yara on the bed. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Turagarutse n'isomo rya kabiri rero. Isomo ryacu rya kabiri nifuje kubigisha guhuza projector na laptop cyangwa se desktop. Ejo muribuka ko twize ukuntu bakoresha ino laptop n'iriya desktop, mbigisha basic knowledge ugomba kumenya, mbigisha computer skills, twarebye ibyibanze muri make. Ibyibanze nababwiye ko abashaka zino note z'ibyo mba navuze zose zanditse ku buryo wasoma noneho details zose, atari uko ngo kumba nasobanuye mbica hejuru. Note wazireba kuri iyo nimero iri aho ngaho. So today rero tugiye kwiga ukuntu ba connectinga ino projector na laptop cyangwa se na desktop. So mbere yuko uconnectinga laptop yawe cyangwa se desktop yawe na projector, ikintu ubanza kumenya, ubanza kureba nimba projector yawe ifite cables. Ejo naberetse cable, hano hari power cable y'umuriro, hano hakaba VGA n'ingini VGA. Hari igihe ushobora kuba, n'urugero nko kubakoresha desktop, hari igihe ushobora kuba ufite desktop ikoresha uyu mugozi, akaba ari gukoresha hano kuri project, cyangwa se ukaba ufite desktop ifite uyu mugozi, uyu nguyu ni nawo ngewe mfite, akaba ariwo ukoresha. Hano hajyamo kuteri audio, ushaka ko audio ushaka isohoka ukayijyana muri bafure cyangwa se ukayiyumvira muri headphone zawe. Iyi ni sound, sorry, iyi ni video. Akangaka na ama video ushobora kuya project ahandi ukoresheje umugozi wabugenewe. So ubu ngubu hano rero ikintu tugiye gukenera ni iki. Hano tugiye gukenera power cable y'umuriro, tongere dukenere na VGA cyangwa se HDMI. HDMI ikidufasha ni iki rero? HDMI iradufasha gukura amashusho ari kuri iyi laptop ikayazana hano muri iyi projector ikabasha kuyasohora, kimwe n'uyu mugozi wundi. So kadushaka iyo migozi sasa. Okay, imigozi yacu yabonetse sasa. No kuvuga ngo uyu ni umwe nakubwiraga wa power cable w'umuriro, uyu nguyu ukaba wundi ujyana amashusho HDMI. Noneho kuri wowe ufite laptop ikoresha VGA, ubwo aho gukoresha HDMI urakoresha VGA, kuko nabikoretse ko port zihari zombi. Hari port ya VGA
hakaba n'ingi ya HDMI. Ubwo twe tugiye gukoresha iya HDMI. Ikidufasha no gukura amashusho ari kuri iyi desktop ikayazana muri no projector, no project ikaya projecting. Iyi ngiyi yo niyishyiramo umuriro. So ikintu dukora rero dutangira ubanza ukabifixingaho. Okay bro, and then HDMI. Munsi ifitemo amaguru ayifata, ukayamanura ukaregera aho ushaka bitewe n'ukuntu ushaka kuyizamura cyangwa se kuyimanura. Hano igiramo zoom na focus, nayo imeze nka lens ya kamera, igira zoom na focus. Urebyemo witegereje, zoom, focus. No kuvuga ngo cya igihe ibyo iri guprojecting ubona ari binini, ubona screen yabaye nini ushaka kuyigira ntoya, zoom yisubiza inyuma, none iyo usubije inyuma itita focus, ukahita wongera ukaregeramo focus neza. Noneho kaducomeke ku muriro. Iyo umaze gucomeka ku muriro rero tuza ugakanda kuri ino buto yo kwatsa, ukareba niba projector yawe, iyo hano kari kukwereka ko nta muriro urimo kuri ino warning cyangwa ngaha, ubwo ureba aho wacometse nimba harimo umuriro. Checking then urabona ko umuriro ugiyemo, warangiza ukagira ute ukatsa projector yawe. Mu gihe irimo kwaka rero uhita ufata ya HDMI ukaza ukayifisinga kuri ya laptop yawe, ahandi n'ubundi naberetse iki ukabihuza neza, then ugategereza projector ikaka. Ibiri hano kuri laptop yacu birahita byidisplayinga kuri projector yacu. Noneho dore ahantu rero bibera ikibazo, ahantu bijya bibera ikibazo ni urugero, ni nko kwandika ibintu muri Word cyangwa se Excel, ndimo ndashaka kugira ute, ndimo ndashaka kubyeditinga. Noneho ibyo nshaka kweditinga sinshaka ko ibi display abantu bari kureba ibyo na displayinze hano. Ni urugero nko muri class, mfite class y'abanyeshuri benshi, noneho note zanditse nabi, nshaka kuzeditinga nkahita mbi displaying, ariko hano ndi kubyeditinga niba bibone ko ndi kubyeditinga, bakareba ibyo na displayinze hariya, hano ndi kweditinga ibindi. Bikorwa biterera ibyo ngibyo. Kuntu bikorwa, reka projector yacu ibanza ijyeho. Okay, urabona ko ku rukuta projector yacu yatangiye guprojectinga ibintu ku rukuta iri kubitwereka. Noneho dore rwa rujijo nakubwiraga rujya rubaho rero, ugasanga uprojectinze laptop yawe, wayiprojectinga ugasanga ibyo iri kwerekana hariya si ibyo uri kureba hano. Witegereje neza urabona projector irimo kwerekana ino shusho, iyi shusho niyo iri kwerekana hariya, kandi twebwe dufiteho ino YouTube channel yacu. Projector ntabwo iri kwerekana biriya. Iyo uhuye n'aka kabazo rero, ugakemura gute? Aka kantu niko kantu nashaka kubigisha, niryo somo ry'ibanze nashakaga kubigisha. Nuza kugira ikibazo uramanuka muri comment umbwire ngo ku munota uyu n'uyu nagize ikibazo iki n'iki, sinasobanukiwe iki n'iki. Noneho rero mbere yuko tujya kuri ibyo, dore bya binini nababwiraga by'iyi zoom na focus, biba binanditseho focus na zoom. Focus ni imbere, zoom ni inyuma. Zoom ni cya gihe dushaka kukizuminga kikaba kinini cya gatoya,
focus ni cya gihe tutari kubona neza. Nk'ubu urabona ntabwo turi kubona neza ibiriho hariya, urafokasinga paka ugejeje aho ureba neza. Hano urabona ko bigaragara neza. Noneho iki kibazo rero, igihe uri kudisplayinga ibintu hano, projector niba ari iby'idisplayinga bigenda bite rero? Uraza ugakanda window na P, window iyi ngiyi, ukahita ukanda no kuri P, window P. Iyo ukanze kuri window na P icyarimwe, bahita bakwereka is function, bahita bakwereka PC only. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi iyo ushyize kuri PC only ikatuhashyira urebe, projector ihita ivaho. Ako kanya projector ihita ivaho igasigara ari ubururu, hagasigara hagaragara iyi ngiyi PC yonyine. Ni ukuvuga ngo cya gihe ushaka ko wenda uri gutegura note, uri umwarimu, noneho nushaka ko abanyeshuri bazibona kandi bari muri class, ushobora kuza ugashyira hano kuri PC only, note akaba ari uzireba gusa, kuri projector nta kintu kiriho. Cyangwa se ukaza ugashyira hano kuri duplicate. Duplicate bisobanuye iki? Ibyo ndi kureba hano ni nabyo biri bujye hariya kuri projector. Ni urugero, kadushyire kuri duplicate. Ukimara kuhashyira urabona kuri projector naho bihita biza uko mbifite gutya. Aka kantu ukarebe neza, ugishyira kuri duplicate, ibyo ndi kureba ahangaha ni nabyo biza hariya kuri projector. Noneho iyo uze ugashyira hano kuri extended bakora ubwo bahita baguhereza noza ebyiri, screen ebyiri. Baguhereza iyi mindi kureba na screen iri buze guprojectingwaho ibyo nshaka ko abantu bareba. Ni urugero, nimba ndi kwandika note hano, hariya na projects hano kuri projector nashyizeho izindi note, noneho za zindi nashyizeho nshaka kuzeditinga, nshobora kuzigumishaho hariya abanyeshuri bakaba bazireba. Hano nkaba ndimo editingira izo note zindi nshaka kudisplaying. Noneho iyo nshoje nshobora kuza nkimura ibi narebaga, nkabyimura nkabijyana kuri iriya screen ya kabiri. Urabona ko nshobora kubyimura nkabigeza aha, narangiza nkabiprojectingira kuri screen ya kabiri. Urabona kuri screen ya kabiri hari abiriho, ya mbere hano urabona nta kintu kiriho. Ndizera ko ako kantu gasobanutse. Ni shortcut ni yindi, ni window iyi ngiyi plus P. Warangiza dore noneho hano ushobora gushyiraho second only, ugashyira kuri projector gusa, noza laptop yawe ikazima. Reka nabyo tubikora ubirebe. Urabona laptop yacu isizima, projector niyo igumyeho. Ikiza rero ushyira hano kuri duplicate, ibyo ibiri kuri projector akaba ari nabyo ureba hano kuri laptop yawe. Aho ngaho ni ku bantu bakoresha laptop. Noneho tugiye kureba noneho no gusharinga screen kuri desktop. Tuve kuri laptop tugiye kuri desktop. Gusa mbere ko dukomeza, wagize ikibazo wamanuka muri comment ukambaza, cyangwa se video yaba iri kugufasha, ubona hari ikintu iri kugufasha, nta kindi kiguzi mba nkeneye, mba nshaka kumbwira ko yagufashije, ukambwira n'ikindi kintu wumva ushaka kumenya cyihutirwa nkahita nyikwigisha njyewe, kuko intumbero cyangwa se cyanzanye ahangaha kuri YouTube ni ukukwigisha ikoranabuhanga kandi uzarimenya tubigendanyemo neza. Nzakwigisha for free, nta kintu nzagusaba. Icyo nzagusaba wowe ni ukumbwira ikintu ushaka kumenya, cyangwa se ukambwira aho bipfira, ukangira inama, kuko n'inama zanyu ziba zikenewe. Ukambwira aho bipfira, ukambwira video ukuntu imeze, ukambwira ibitagenda neza, akaba ari byo umuntu akosora kugira ngo amasomo yacu atangwe neza. Twagiye kuri desktop noneho iyo rero nayo ni uguhindura screen gusa. Nshobora guprojecta ibintu hano biri kuri ino desktop, nkabishyira kuri projector na screen igaragara, cyangwa se nkabishyira kuri projector, screen ikahita ivaho. Bigenda bite rero? Ndaza hahandi inyuma,
hahandi inyuma naberetse. Nze mpite nkuraho uyu mugozi wo kuri screen. Urabona ni mucomora screen irazima, mpite nza ncomekaho wa wundi wa projector. Tari uyu niwo wa projector, mpite nza abari wukiraho hano kuri HDMI. Gusa iyo dukoresha VGA ugushyira kuri VGA. Nyimara gucomekaho urabona projector isijyaho ya screen narebaga ya IT Panda. Ndakeka bino bintu biri kugenda bisobanuka, ndakeka uri kugenda ubireba neza ukuntu bikorwamo. Mbere ko dutangira gukoresha ibintu byinshi kuri ino computer yacu, nashatse ko mbanza kubigisha ibyibanze: guhuza amakebo, guconnectinga n'ibindi. Iyi ni EP ya kabiri kuri computer skills. Noneho EP ya gatatu tugiye gutangira kureba uburyo bakoresha zira Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office zose. Nituva ko muri Microsoft Office tureta twiga noneho uburyo ki baformatamo laptop cyangwa se desktop. Ibyo nitubivaho tuzahita tuzareba ibintu byinshi muri uru rugendo rwo kwiga ICT cyangwa se computer skills. Nizere ko ino video yagufashije. Rero nimba yagufashije, nta kindi kiguzi ngusabye, nta kindi kintu kindi ngusabye usibye kumanuka muri comment ukambwira ngo ino video yamfashije tugeranye kuri uyu munota. Wowe tugeranye kuri uyu munota uba uri umuntu w'agaciro, uba ugomba gushimirwa cyane, kuko binera imbaraga nkagumya kubigisha mbona ko hari abantu nigishije. Nimba ugeze kuri uyu munota, mpita ndeba umubare w'abantu twageranye kuri uyu munota nkavuga ngo uyu munsi nigishije class y'abanyeshuri wenda 40, class y'abanyeshuri 100. Mfite intego y'uko nzigisha class y'abanyeshuri 100 ku munsi umwe, kandi iyo ntego nzayigeraho. Ndizera ko ino video yagufashije. Rero usharinge no ku bandi babashe kuza kwiga ikoranabuhanga, babashe kuza kwiga utuntu nk'utu tw'ubwenge. Umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment. Wowe utarakanda subscribe, manuka uyikande hakiri kare, kuko urabona ko gukanda subscribe kuri no YouTube channel nta gihombo kirimo. Wiga amasomo wakagombye kujya kwishyura ahantu ku kigo runaka, ariko ukaza ukayigira hano ku buntu. Njye cyo mba ngusabye rero gukanda subscribe, comment, share, ugasharinga ku nshuti zawe nazo zikaza kwigana natwe. Thank you so much. Twari turi kumwe n'ingewe IT Panda. YouTube channel nayo ni IT Panda. Thank you so much. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, muhahe muronke. Gusa nibikuyeho ko ushobora no kudutera inkunga, video yacu yagushimishije, code niyo ngiyo ya Momo, ukadutera inkunga nabyo bikagenda neza. Thank you so much. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.